Amakuru ni meza. Papa harimo. Wose uruhabone ko nakuzi. Banze unyibwire mbere yo kumbwira ngo ushaka kwa. Ngewe nitwa Nzovu. Papa wawe ni umuntu tujya tugirana business. Naho hari. Naho hari. Kunzi ko atajya asenga. Sibi uyu munsi ni ku cyumweru. Uyu munsi yagiye kujyayo. Uyu munsi yize kujyayo. Uyu munsi yasenze. Yasenze. So wabaye unkinguriye amutegereza tukaba tuganira nkategereza papa wawe. None se ko nyina nakuzi. Ngewe nitwa Nzovu nturutse igikondo. Witwa Nzovu. Nzovu se nyine urumva witwa Nzovu ariko nge ntago muzi mu buzima busanzwe. Oya ntari bikuvumbwiye kuti dore papa yicara ukabaraza ahubwo ngwino murebe. Esa numva se noneho. Ariko narenga tangaye. Nawe ugira ikibazo buriya umusaza n'ubundi ngo yagiye gusenga. Nyine bundi buriye urukumva. Hano tuzi ko abantu babiba gusa. Ntabwo umuntu yaje gukomanga utamuzi ugomba no kumusuzayo n'igihe. Ngo reka nkubwiye ngeze abatijwe na Marika Gabriel ngiye sinjya niba ndakijijwe. Marika nakubatije. Oya jya kurapa. Hora bazi bakomanga ngo baje kudusura. Mundi tubarugurira ko batazaga. Muze urahari se? Bavu, komera ko cyane. Amahoro. Cyane amahoro. Stera. Cyoko mfite umukobwa uzi ubwenge. Umukobwa ni amuto. Azi ko abantu bose b'Ikigali babaye ibisambo. Ibisambo bivugwa. Yambeshye ngo wagiye gusenga. Kashaka imero kutajya usenga. Uretse no gusenga nyine nasengera maze. Ahubwo nikayo gatewe cyane tuganira ubwira amakuru y'iminsi. Kristal. Bakuru. Muze nari ngukumbuye no kuri kwimase ko giye ugahera byagenze biki. Kiba Kigali mo hazi se sha ibibazo bibera Kigali. Nuko iryo ukimara. Ese meze bite? Cyane satu. Ndaho mba ndahangaha muri iyi minsi nta kibazo. Ariko sha ufite umwana uzi ubwenge. Siko kera tugiye sikura mwana wawe umukobwa asiga kurusha ubwenge. Ariko buriya igipangu. Yaguje inyuma y'igipangu. Ego uryo burere burafukanwa. Ntabyo arusha. Ndamwibwiye aravuga tuturutse hehe abantu b'ikigiye uragira ngo uzi unyibe. Ndamubwira nge sinjya niba. Namubwiye yuko mbere kugira ngo akinkure agomba kubanza akareba ninde ukomanze. Arashaka ikirashaka ndi. Mu gihe rero utazi ushaka ntumenye icyo ushaka. Shamuze ufite umwana yaba nuko akiripo. Iki? Nuko ushatse kuvuga iki bwo? Wazamuntiza igihe gitoya. Ugize ngo? Uzabona basigaye nanjye biri. None se ni ikiko batiza? Reba hano, undeba neza. Subiramo numva ibyo ushatse kuvuga. Ndakubaje nyine. Ufite umwana uzi ubwenge. Mba nkubwira rero. Muramugutiza? Nanjye icyumwe agakanga abashyitsi bazi wanje. Ariko reka nkubwire rero. Uyu ntabwo ari umuzamu. Iyo ushaka ko bazamu afite ubwenge. Uzi ko buriho kugira ngo ndabona usiga uba hano mu gipangu kinini aho kugira ngo uzacirire imbwa yagutwara byinshi gumane umukobwa wawe. Akurya bigake ujye nyuma imbwa ari inshuti nziza. Shabyihorera. Ako umwana wari atojwe nta kibazo afite nako. Yagira yararezwe neza. Urere buruta ubuvuke. Ntabyo aruzi. Yarezwe neza. Ese mundi ubuzima imeze bite? Cyane satu sije komaze iminsi shandu umushomeri handi nakoraga kakazi nakoraga urakazi. Yego. Ageze bucye baranyiruka. Bigenze bite ko nkuzi yose? Abona myize witunga. Mungu nanjye nje no kugusora kugira ngo nimba wagiraho wabumpengetse nimba wandangira nimba wagira gute simbizi. Umushomeri bumeze nawe muri iyi minsi. Ntacyo bitwaye. Ninabyize gusa nuko agiye ukabyihererana kandi hari imyanya iri pour muri company muri minsi mike ishize. Ntiwumva aza kuza kumwe muri akurangira umwanya. Ahubwo wagize ikibazo urakiye nta na telefone ugitunga naguhamagaye ndakubura. Ariko menye ko telefone z'ikigihe ariko ntuzi ibisambo byateye muri iki gihe. Ariyo nari mfite barayipapuye ugutwi bakuvanye. Iyo ndi kureba hano. Byihoresha. Yabatwani yo telefone gusa nirasige ndi kimugurwa amatwi ntago numva neza. Ushaka ngo tuzakwite nabangiye gutuka. Ntacyo washaka kumva gakeye. Niyo mpamvu twe tumaze iminsi tutavugana, niyo mpamvu wambuze nta telefoni nta kintu naje nyoboza. Harya Nzovu ugize uti nizo bayikurukanyamo? Shabyihorere. Wagira ngo satani yarankeye muri iyi minsi. Kakazi nakoraga urabizi
baranyirukanye bamaze kunyirukana yego maze amezi aya 3 ndi umushomeri 3 no kurya ndya bingoye niko babyita kuri yala ko Imana afasha yirutireho na yanzu nabagamo nayo banyirukanye Nzovu rero na piave yararangiye ubu ndimo kugenda ndaraguzwa aho mbonye sibyo Nzovu reka ngufasha akantu gato bivunika twarabanyura bizi no bize se ntacyo nakwima na se ari inshuti yanjye iki inshuti zimarirana kandi urumva ayi miryango yacu abanaga neza urabizi reka ndebe hano mu gikari hari utunesti nifitemo reko giye babasha kubamo igihe gito ubushuti bw'iminsi buragoye abana bakiri bato nuko aracyari muto angana n'abanjye nta kibazo anemba akazi pfande ko hari inzu akufite matera Mbaze matera matera naje nyizanye musa ubwo ne iyo wemeye kuncumbikira uraburana matera ndena n'usambina nawe uryama mugabo ntago boke bisungu wishe n'imirizo yayo nta kibazo nyereka iyo nzu reka ndebe iyo nzu ndeko irimo n'isuku kwimana urabumwa akantu keza yego umugabo ugira neza siko asa nka data wambyaye kugiye kumaho kuryama kanange ndembuze wa mukobwa wazende nimba mushimira ibyo papa agiye kunkorera nimba ngira gute umugabo ubwa neza rero umwana ufite papa ugwa neza n'ukuri kw'Imana ntabwo ari ibisanzwe sha wagira ngo afite umutima mwiza icara gato nkubwire amagambo tuvuganye aho gese ugaye amagambo ugiye kunyita we byihorere ntabwo wambwira amucamake nkizendera nyine nibyo ngiye kukubwira uzi papa wawe mubwiye ibibazo byose mfite sibyo hagiye ngo ukomeze uzabamo papa ari ibisanzwe agwa neza asundi urabana mu Rwanda rwose twaribamo twenyine yampaye inzu rero nawe arakuma ntanjye se kandi kuri kw'Imana sibyo oya ni ukuri kw'Imana oya ariko nukabiri reka nkubwere oya papa yimubeshyera ni ukuri kw'Imana papa buriya n'umuntu ugwa neza yarakumpaye uramubeshyeye ubu natumubaje yabyemeye ni ukuri kw'Imana yakumpaye ati nguhaye inzu kandi umukobwa wanjye ndamuguhaye ayuramubeshya ntabwo nkubeshya ntabwo nabyemera urabeshya papa noneho n'abantu bagerageza arabakubita noneho uri muri ayo papa twabanye neza sinigeze muhemukira ibaza umuntu ugiye kumamo inzu yo kubamo ntiragiye kugufasha none se wari wamufasha aramfashije ariko nawe yakumpaye ntabwo nabyemera yananze ariko ngewe ntabwo mbishaka oya ntabwo bishaka se gute nase wategeka papa wawe none se arankora ibyo nashaka ngewe oya wigira ikibazo ejo nzamfita n'akazi nshobora no kugukwa nshobora no kugira gute sibyo none se n'abana ugira abana wagize uti nta n'inda yigeze ivamo nibura mvuge ngo nibura iyo nda yavuyemo endo kwitwa ko hari umwana wigendeye ntukabeshye ubu ngubu ngana gutya utarabyara ese ntugana na papa ngana na papa wese ko yagize amahirwe akakubyara ngenda cyari umusore uracyari umusore kubera iki se kandi abakobwa batarabuze ariko wabaye wabwiye se nkagushakira pasi ubundi ukareka kuba papa yawe ushakiye pasi se gute kandi nawe uhari oya ngese arega njye mfite uwanjye hafi ufite uwawe se arahari kandi nturese ubwawe haba umuntu utagira umuntu we ese amarembo ntafunze araza tumwumva ayasha ahubwo araje mu kanya wawe nanakomanze wamara kabisa yego komara hafi wabaye tamuntu nigo papa we ntawe uhari ese nigende papa nawe uhari se garuka nkubwire garuka uba wicaye akanya gato oya ariko reka nigende nukuri kwembabara nukuri mubabarire iki se kanigendere oya mfite hano mafite magana ngahe hari ya mandazi bita denjiga ngerago rero cicishwa denjiga uragura abiri ntukabere oya ariko ntukabigira gutya mbese kamenya ngo reka nyavuge oya ntabwo nyashaka aya mafaranga oya hafi uretse ku mavi gute aho si hafi gusa uri mu biki kayo hari ndaguteza papa ko nagukunze se umva shuri umva nyine hari ya mandazi bita denjiga ariko shara uraguramo amandazi abiri ijana urigure mituyo mituyo ese hari telefone ngira ni ukuri kw'Imana ngenda ariko bwase ni ukuri kw'Imana
papa wawe buriya ufite umutima mwiza nk'uwa papa wawe. Papa wawe arimo kuntunganyiriza inzu nzabamo. Niwe uri kuyigukorera se? yanyemerera inzu kandi nawe yakumpaye. Ariko mana we bavuga ukaza muri iki gikoni kaze kagikorope ntacyo aho n'uri kareshya rirarondereza kazajya kayigana hejuru kanyura ngo bizana arebe kaze kabema ahangaha ari inzira kiza kwa dukazamba ari muza kajye kare amatungo kamwe gikaranga nta nese nta muwari kishitse nta kintu amarira ryo kareba ariko ubundi ngiye nakukunze ni ukuri kwima. Buriya papa wagwa neza reka papa yakumpaye. papa embari byo rero sigara umwana mwiza. Ufite papa wagwa neza agiye kumpa inzu nzabamo iyo nabagamo banyirukanye. Ese bakwirukana iki kandi? Shaka byihora imaze iminsi nk'akazi ariko ubu wagira ngo ugiye kuntera ishaba. Wabona ngiye kubona akazi. Wabona ishaba? Ntabyiziho. Ugiye amafaranga 500 uraguramo denjiga ebyiri. Sibyo? Ushatse waguramo denjiga ebyiri ukaguramo enda na bombo yo ku gati ebyiri. Ahubwo ndabirya gutyo. Barya kuko irindazi na bombo biragenda. ariko niki cyakugeza mu rugo iwanjye? Ese ngiye muziki. Ese ko uyu mwana mukanya mbwe ngo nguramumpaye. Nese ko urabona iketse sinyimenyere. Namubaza imyenda se ahantu bagura udushyimbo ni hehe? Reka nishyimbo shenge. Isafashe ko ni iyihe? None se ko kujya warugiye kuma inzu uzazuma n'ibintunga. Sibyo nakubazaga. Nese ngiye muziki ariko muziki eko nzovu. Ega nawe wasaze washikoye washikamye washikoye. Nagize nese. Ngo boye z'abasore. Naho papa none se ubwo nimba yambazaga wajyane kumurangira. Kubaza iki sanza kubaza cyansanze mumeze mwana uri mugiye kununira nk'inyoni ziri kunsinira. Nase ko ari kumubaza hano bagurisha ibishyimbo bya mitu n'ibinda. Kaguruka. Ibyizo tubireke mbonye impamvu bajya kwirukana. Kozo vuba. Kumene iki cyakugezaga? Mbeze atatumaze bakwirukana. Nese icyatumye bakwirukana. Ko namubazaga abantu bacuruza udushyimbo urabona iketse sinyimenyereye. Murebe inzu uje kwata ku mukobwa wanjye. Nose wajya ngenda afuna. Niyo wajya mbigenze ne none. Iki? Ako kagabo. Ega nawe wasize washekoye. Ngo inzabasore. Ariko rero. Wabuze iki mu rugo? Nose nyine nabuzi. Umva. Umva. Asabyo umva nyine. Watabyo ngo mugenda. Ariko se okay cyane nifunga. Uze nura mukobwa ko kuza. Soka, giranga. Oje kaheri. Wambabari ari. Asera ko bari ibyo. Igena umva, nge nakwinginze wari unakira. Sibyo? Uze koko mbuze umukobwa, mbuze n'inzu koko. Enzo, uzagera wakiyari ho bagera. Ushigera. Ariko umva. Uribeshya ariko. Ufite nomero yiwe nzaka. Uzibasha urunguruka nga urungaruka. Doko kareba nk'ifoni habi. Bura papa yabaye. Bose abajugunya bashaka. Ndika kariya. Karesha n'ifoni habi mbwa. Nikisimbe. Iki se kandi? Eki, doko kanwa nkurushanga. Ungi urumva ukuntu ariko nonasiri kunjiza iki. Ntabwo bize ko ari umushyitsi wawe. Umushitsi. None so ayo mafaranga banye kwanza. Usha amafaranga dayanje. Ukora he? Ndagukata uyu. Ejo wanyaga ko taxi ufite amafaranga se. Barakamya atagura amanjagura ahekene gusa. None se papa. Umva nkubwire. Ugomba kuzikwa. Kari akagabo naho naho bagumiwe. Kagwa kayice n'ifuni hambwa. Karesha narondereza bakaje kumvera umukwe. Aho kugira ngo umushinge kara kagabo. Wagumirwe nka gutungaga muza. Cyangwa kuzana utwaye inda none. Enda? Ndanyine. Karwanya naho gasare. Haburi je waheri. Sana urwaye inda. Ubwo shakuza banyambara gasho ushakuzaza mu ruganga. Papa ako nawe nukarakara. What? Bakubwire. Aka papa wabaye. Abone ibyo burimo. Uranishimye jewe. Nose turakajwe niki? Akajwe niki? Bari bwangize kwiga? Mzee make. Mvare nkubwire. Icyo uzakora cyose uzagifatisha amaboko ngaho abiri. Uzabyirengera. Kamusomye kutwite. Uzamve mu rugendo. Uzajya usanga niba ari ryambwa yimbura buryo. Uzashaka ibyo kuba. Uzaguke mu rugo. Gera hangajana mu sari. Yewe utoka. Yujya ngo nguna banzo hano kwa. Mana mafaranga. Zara mafaranga. Zara. Urabeshe ndaza kuyafasha nimuguru. Roko kareba. Hasoni. Ninjye nawe kuri munsi. Hana we. Umugore yigize ishyano. N'abana bigize ishyano.
kumiro n'imvunja